Muraho neza abakunzi ba Rayon Sport n'abafana b'umupira w'amaguru muri rusange. Uyu munsi rero turi buganire ku kibazo kiri hagati y'ubuyobozi bwa Rayon Sport n'abayobozi abaperezida batandukanye. Hari perezida supreme w'ikirenga, hakaba na perezida executive ni Tade ndetse na Muvunyi. Nibo abantu bari ku isonga muri iki gihe bari kuvugwaho ibintu byinshi mu itangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Rero kikaba ari ikibazo gishobora kugira ingaruka ku mikorere y'ikipe ndetse no ku buzima bwayo muri rusange. Ariko se iki kibazo cyavuye ninde ufite ububasha nyakuri? Ibi nibyo tugiye gusuzuma muri iki kiganiro, tunarebe impamvu nyamukuru, dore ko mu banyarwanda bajya bavuga ngo impamvu ingana ururo. Rero aha hose ndetse n'ibindi turaza kugenda tubivuga muri rusange. Rero ntabatindiye, reka nongere mbasuhuze aho muherereye hose, ab'amajyepfo ab'amajyaruguru, twongeye kubaha ikaze, tubifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose, n'abari mu kazi tubifuriza gukomeza kugira akazi kiruhuko, namwe ibiruhuko byiza, abandi namwe mufite ibindi muri gukora bigiye bitandukanye, mukomeze kugira ibihe byiza, nicyo tubifuriza. Kandi abari mu gahinda namwe twifatanyije namwe, kuko ku isi niko bigenda. Rero turasuhuza ab'amajyepfo ab'amajyaruguru, iburasirazuba iburengerazuba, mwese twizere ko muguwe neza, umujyi wa Kigali ndetse n'abandi bibwota amasimbi abumva ururimi rw'ikinyarwanda, mwese turabasuhuje muri rusange. Rero uyu munsi ni special Rayon Sport, turi kuribande ku kibazo nyamukuru cyagaragaye nyuma y'uko Radio DC ihaye interview perezida wa Rayon Sport, ubona undi ni Tade. Rero hakaba hari ibyo yagiye atangaza bitashimishije bamwe, bitasonnye neza mu matwi ya bamwe mu bayobozi bayoboye body ya Rayon Sport, bityo rero nabo biza gutuma nabo bandika indi baruwa ivuga ko babwira abafana ba Rayon Sport kutagira ubayobya, ko ibijyanye n'akanyenyeri ibyo byose bikiriho. Rero si ukuvuga ko intandaro ariyo, ahubwo ibintu byatangiye kera, gusa nuko biba bitegereje akantu gato twakwita imbarutso se, cyangwa ya mpamvu twavuze ingana ururo. Rero muti ibintu byagenze bite, bimeze gute kugeza magingo ya ese harateganywa gukora iki? Ubundi se izo nzego zigiye zitandukaniye he? Rero muri iki kiganiro nk'uko nabibasezeranije, tugiye kureba muri make ubundi ni ukubera iki izi nzego zijyaho rero ari ebyiri, cyangwa se ni iki bifasha, ni iki kibi. Ibyo byose tugiye kugenda tubikurikira. Reka rero dutangirire kuri perezida w'ikirenga. Ni ukuvuga ni umuyobozi ushyirwa hejuru y'abandi, inshingano ze zikaba ari gukurikirana icyemezo rusange ndetse no kuyobora inama nkuru, kwemeza n'ibya nyuma. Rero perezida executive we niwe uba ashinzwe ibikorwa bya buri munsi by'ikipe, gucunga imari, kugirana amasezerano, kureba abakinnyi n'abatoza n'ibindi byose bikorwa nk'imodoka igenda cyangwa se ibindi byose. Rero ibyo urumva ko n'abayobozi babiri bafite inshingano zigiye zitandukanye. Rero kugira ngo bagirane ikibazo, ni ukuvuga ngo hari bimwe mu miyoborere bamwe baba bashaka kwivanga mu bandi, cyangwa se hari ukuntu umwe aba yaragiye yivanga mu mikorere y'undi, bikaza rero gutuma hatabaho umwuka mwiza hagati y'izo nzego zombi uko ari ebyiri. Reka rero turebere hamwe byatangiye kugaruka nk'ingaruka bitewe n'iki cyemezo cyo kugira inzego ebyiri zitandukanye. Hari ugukererwa gusinyisha abakinnyi mu ikipe kubera kutumvikana hagati y'ubuyobozi. Ibyo ngibyo koko murabibona nk'andi ekipe yagiye agerageza gusinyisha, ariko Rayon Sport kugeza ubu iri abakinnyi bamwe bakiri mu mateste, abandi
basinye bitavugwaho rumwe. Ibyo ni ibintu byagiye bigaragara mu by'ukuri mu ikipe ya Rayon Sport, ariko byose bakagerageza kugenda barenzaho utwatsi kugira ngo barebe ko bakubakira ikipe ku murongo umwe, dore ko bose ari abakunzi ba Rayon Sport muri rusange. Rero iyo ni ingaruka ya mbere twabona. Iya kabiri ni impinduka zidasobanutse mu buyobozi, bamwe bakirukanwa abandi bagashyirwaho mu buryo butunguranye. Ibyo nabyo byagiye ari ibintu bigaragara ku buryo nko mu mpamvu twavuga ducukumbuye itera ibi byose, ni ukubera ko nyine hagiye habaho ikintu nk'iki cy'iyi mpamvu yo bamwe bagashyirwa mu buyobozi abandi batabigizemo uruhare cyangwa batabimenyeshejwe. Rero ibyo bikaba ari imwe mu ngaruka z'ibyo bibazo byose biri kugenda bivugwa iya Rayon Sport. Rero kuza kubikomozaho, iyi ngaruka yo irimo ibintu byinshi, iriho abakinnyi bamwe nyine nk'uko nabivuze batumvikanyweho, hakazaho yewe n'umutoza, burya ntago bose ariko babigizemo uruhare, kuko nabyo turaza kubabwira ukuntu amacakubiri ari hagati y'izo komite zombi, ndetse no muri komite imwe ubwayo igiye ifitemo abayobozi batagenda bumvikana ku bintu bimwe na bimwe. Rero ibyo byose hamwe n'ibindi bigakomeza kugenda bikurura umwuka mubi, ndetse n'ibihe bitari byiza ku bijyanye n'ikipe ya Rayon Sport. Hari ibindi nanone twavuga ku ngaruka z'ibyo bintu, guca intege abafatanyabikorwa n'abaterankunga. Rero ibyo nabyo bituma abaterankunga n'abafatanyabikorwa bacika intege, bavuga bati se ni gute twatera inkunga abantu badashyize hamwe, ibintu bidafatika. Rero ugasanga nabyo ni zimwe mu ngaruka. Ikindi ni uguca abafana, ku ruhande rw'abafana ni ukubashyiramo umwuka mubi, ndetse ugasanga bishobora gutuma abafana nabo ubwabo bashwana cyangwa se ntibabashe gushyigikira ikipe yabo, kuko iki ni kimwe cyiza cyunganira iki nari maze kuvuga hejuru. Reka rero dukomeze turebe none se ubundi kuki izo nzego ebyiri iyo zikoranye neza ari byiza cyane iyo zidatandukanye. Impamvu ya mbere ari nayo nyamukuru yatumye izi nzego ebyiri zibaho, bituma habaho gusaranganya inshingano. Umwe agashobora kureba kuri strategy, undi akita ku bikorwa bya buri munsi, ni ukuvuga ama operation. Aho n'ubundi niko biba bitandukanye. Murumva rero kuba baragize igitekerezo nk'iki, bakavuga batereka noneho twebwe tukugire komite ebyiri, imwe iba ari strategy ariyo igenzura ibintu bya strategy, indi ikaba ari ya operation nyine yo executive. Urumva ko cyari igitekerezo cyiza, kandi ni igitekerezo cyiza cyagira akamaro, cyo kigaragaza nk'igitekerezo cyo kutikubira ubuyobozi cyangwa se kwigwizaho imirimo wenyine, bityo ugafatanya n'abandi kugira ngo mubashe kugenda muzamura ekipe yanyu. Ikindi bifasha mu gukurikirana ubusahuzi cyangwa kwihutisha gufata ibyemezo bitari byiza, mbega hakabaho icyitwa balance, ni ukuvuga uburinganire mu bijyanye no gufata ibyemezo ndetse no mu kubyihutisha. Ibi rero ni bimwe mu byiza byo kuba ekipe ishobora kubakira kuri strategy uko ari ebyiri zitandukanye, ni ukuvuga kubakira kuri board ndetse na executive, nk'uko ikipe ya Rayon Sport yari yarabitekereje mbere y'uko iki kibazo kigenda kigaruka. Rero reka turebe ikindi kintu cyiza cyo kuyoborwa muri ubwo buryo bishobora guteza imbere ubwisanzure ndetse n'imikorere y'ikipe. Ibyo byose hamwe n'ibindi rwose urumva ko ni ibintu byiza muri rusange iyo babikora babifitemo bombi inyungu, ndetse ntawe ushaka kuryamira undi nk'uko bimeze ubu. Rero aha niho twabasobanuriraga impamvu ubundi nyamukuru kubera iki izi ntuza zose, izi mpande zombi zitagenda zumva ibintu kimwe. Reka noneho rero turebe ingaruka mbi cyane iterwa nuko izi mpande zombi zidakora kimwe cyangwa se zifite imikoranire mibi. Hari kunanizanya mu miyoborere y'ikipe, gutuma abakinnyi, abatoza n'abakunzi batakaza icyizere, kunanirwa gushyira mu bikorwa gahunda z'iterambere, guteza intambara mu bafana,
gucika intege ku baterankunga no kugabanuka kw'inkunga. Murumva ko ibi ni ibintu muri rusange bitari byiza. Rero ubu ni akanya narifashe tugira ngo dusobanure tunasobanukirwe neza ibijyanye n'uko zikora. Rero reka mbabwire ibyiza byose Rayon Sport yageraho biba ari iby'abafana, abakinnyi, abayobozi n'igihugu muri rusange. Ariko igikomeye ni uko abayobozi bagomba gukorera hamwe, buri wese agaha mugenzi we umwanya kugira ngo ikipe igire icyerekezo kimwe. Kuba hari perezida supreme na perezida executive si ikibazo ubwabyo, ahubwo ikibazo ni ukutumvikana kwabo, kandi nitwe bafana twagakwiriye gusaba ibisubizo tutagendera ku marangamutima. Rero ahangaha nkibabwira ibingibi nkamwe bafana, ndababaza mwebwe, murabona hakwiye gukorwa iki? Ni iki cyiza mukubiye mu byo mwumvise maze gusobanura uburyo izo nzego zombi zijyaho ibyiza byazo, mwumvise ibibi byabyo. Ariko se nkamwe bafana, ibi bintu murabibona mute? Murabona bikwiriye cyangwa murabona ekipe yanyu iri kugenda igana he? Turabasaba rero kugira ngo mujye mwandika muri comment, mutubwire uko mubona ibintu, mutubwire ibitekerezo byanyu, kuko nabyo biba ari inyamibwa. Rero muti ikibazo ubundi mu by'ukuri uvuye kuri ibyo byo gusobanura, ikibazo cyatangiriye hehe? Ikibazo rero ukuntu kimeze cyose uko byagiye bigenda, murazi nababwiye ko Tade yavuze kuri Radio DC avuga ko ku kijyanye n'akanyenyeri ari ibintu bitihutirwa, ahubwo ko ibyo byose hamwe n'ibindi bazabikora nyuma y'uko barangije ikibazo cya Rayon Day. Rero ibyo ngibyo bikaba ari ibintu bigaragara ko mu by'ukuri ikibazo cyavutse ari ukubera ko perezida Tade ari gukora wenyine, bityo bikaba ari ibintu bimugora kuba yafatanya kugendanisha ibijyanye n'akanyenyeri, ibindi bijyanye na Rayon Day. Urumva umuntu akora wenyine ntabwo ibyo bintu yabijyanirana rimwe mu cyumweru kimwe ngo bikunde. Ibyo rero bikaba ari byo byatumye abayobozi muri rusange ba bode bavuga bati oya, ibi bintu ntabwo ari byo, twebwe icyo twifuza nuko akamenyenyeri gakomeza ndetse n'ibyo bya Rayon Day bigakomeza, ariko tukaba dufite uburyo bigenda biyoborwa bitandukanye. Rero ikindi wamenya hagati aho, ntabwo ari ikibazo gusa cya bodi ndetse na executive, oya, ahubwo ni ikibazo muri rusange kiri mu miyoborere ya Rayon Sport. Ukurikije uko ibintu bimeze magingo aya, hari ikibazo cya mugabo bita Prosper uyoboranye na Tade, ntabwo nabo bumvikana, ntibacana uwaka. Urumva hagati rero mu buyobozi bwa executive nabwo harimo ikibazo kitoroshye, kuvuga ko harimo abayobozi babiri batumvikana. Ibi nabyo byagaragaye ku bijyanye n'amarokritoma ndetse no kuzana umutoza. Bivugwa ko Prosper ari we wazanye umutoza Afahamia Lotfi, bityo rero Tade akaba atari kumwiyumvamo kubera ko hari ako kantu k'urunturuntu hagati yabo bombi. Rero ugasanga nabyo ntago bitera umwuka mwiza ku bijyanye n'imiyoborere y'ikipe n'imikorere y'ikipe muri rusange. Aha rero muri iyi interview Perezida Tade yahawe na Radio DC, akaba yaranigeze kugaruka atunga urutoki umutoza Afahamia Lotfi, avuga ati ni umutoza udafite tekinike zihagije, mbega ukabona ko mucanaho umuriro kubera ko ahanini atari we wagize uruhare mu kumuzana mu ikipe ya Rayon Sport. Rero si urwo ruhande rwonyine, nanone no muri bodi hari abandi batumvikana na Perezida Tade. Rero bikaba biba ngombwa ko we ashaka gufata imyanzuro ku giti cye cyangwa se akagenza ibintu mu buryo nk'uko abishaka. Rero ibyo bigatuma ubuyobozi bugenda bugira aho bugonganira, bavuga bati ni gute ubundi ko twashyizeho izi bodi, twashyizeho
izi komite uko ari ebyiri kugira ngo imiyoborere irusheho kugenda neza ndetse no kugira ngo dusaranganye inshingano nk'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Ibyo rero bikaba ari byo bikomeza kugenda bituma hatabaho kumvikana, hakaza ikindi nko ku mutoza nimba nawe baraguze abandi bakinnyi, twabaha nk'urugero rw'umukinnyi Kitoga nawe uhabwa iminota mikeya, ariko ibyo ugasanga perezida aragenda nabyo agira ikintu abivugaho. Murazi ko hari icyo yabivuzeho bakiva ku mukino wa gicuti bahuye n'ikipe ya ibyo rero n'ibindi bigenda bigaragara muri rusange, ugasanga nibyo bituma ino ekipi iri kugenda idindira, ugasanga ayo macakubiri ntabwo abaye meza muri rusange nguko uko ibintu bihagaze. Rero se uti mwebwe muhagaze hehe bakunzi b'Utundi TV, bakunzi ba Ruhago, murabona ibi bintu mu by'ukuri ni iki cyakorwa kugira ngo bigende neza? Dukeneye ibitekerezo byanyu muri komenti kugira ngo turusheho kugenda tubiganiraho kandi tunanonosora, tunabibutsa ko ikipe ya Rayon Sport ari ikipe ikunzwe n'abantu batari bakeya, rero bagomba kugira uruhare mu kuyubaka no gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Rero nanone sinasoza, mbere yuko nsoza nashimira nanone abantu bakoze subscribe, mbabwira ko muri abantu b'ingenzi cyane, muri ab'agaciro kuri twebwe, mbifuriza abatarayikora ko iki gihe ariko kanya ari nabyo byiza ko nawe watwiyungaho ukaba mu muryango mugari w'Utundi Sport TV, tukajya tukugezaho ibiganiro ukabibona mu ba mbere uko ikiganiro kigiye gusohoka cyangwa se igisohotse ugahita ukibona, ubundi ukagisharinga kugira ngo n'abandi bakomeze bagende bungukirwa n'ibiganiro tubategurira. Rero nk'umwanzuro jewe icyo mbona gikwiye gukorwa nuko aba bayobozi bakwicara, n'ubundi barateganya gukora inama. Uyu munsi baraza gukora inama bige kuri iki kibazo, barebere hamwe muri make ni iki bakora, n'uwe mwanzuro bafata. Ariko urumva ko ni ibintu bitari byiza, bidashimishije, bitaryoheye amatwi kumva ko. Reka rero dusoreza ahangaha, ikiganiro kitaba kirekire cyane, tuzagenda dukomeza kugaruka ku makuru ari kugenda avugwa muri iyi ekipe ya Rayon Sport ndetse n'imyanzuro iri buve muri iyo nama bari bukore uyu munsi. Byanze bikunze turarara tumenya uko bimeze. Rero ibyo byose n'ibindi turakomeza kugenda tubibakurikiranira, tugende tubibagezaho. Ese wowe nk'umufana ubona ute iyi mikorere? Ni ukuvuga imikorere yo kugira inzego ebyiri zitandukanye ziyobora Rayon Sport, cyangwa wagira inama ki ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ikomeye hano mu Rwanda? Dusangize igitekerezo hasi, kandi ntuzibagirwe gukanda like no gusangiza abandi iki kiganiro. Murakoze, naho utaha. Ciao ciao.